is a new creation. Funny vibes with education. Sick how we get brings inspiration. Turning lessons into motivation. Pisto, ni fresh man. Ndabona baharije mu rugo kabiri. Kongwiriye mama aho dusenga none meze bite mama. Ibintu byabaye zagara bro. Ase bro, none ibi bintu wishidishijeho ni. Ibyo sibyo ndeba. Ahubwo ntega amatwi wumva ikinzanye hano. Wajyaga ubona nkubyukira? Happy man. Ahubwo nanjye nicyo narindi kwibaza nyine ukuntu mbyukiye muri iki gihugu ubushomeri buranze burananiye bro. None se urareba ari njyewe ubwishimiye bro. Genda kubona rero hagati muri ibi uko ubona tubaye ubu ngubu ubundi baravuga ngo kubukira mu muryango w'amakosa. Oya ndabivuga kubukira mu muryango ukene nta makosa ahubwo kuwutaziramo ni byo kosa. None sibwo nimba ubona ugize imyaka 18 20 utarajya no kuvuga ngo wagura agashashi kindi njye nane nkuko ngira nakumwanya w'umushashi. Rero hagati muri ibyo dore kinzanye bro uri kubona hano ni kunzira nyabagendwa sibyo. Yewe niba mukwicara mu rugo byananiye ahangaha tambuka abantu buri segonda na buri munota nta kuntu tukajya tuba tura umugezi duciye ahangaha tukamutekera umutwe mu buryo bwose bushoboka tukajya twitwarira fone. Ako bro n'amashuri mfite njyewe biranyemerera kuba nakwira bro. Allah kibaro nonyeze batangiye ubuse reka nkubaze nshore kaminuza igihe tubereke mani wende kumva nta nama wangira ahubwo urabyemera ko fone ufashe fone wowe touch kwigurisha ubuveni n'amafaranga make fone mfite. yende kumva ntacyo no yicara ubanza umbwire mani ubwo reka nkubaze uri guca hirya no hino umbwira mani rasa ko ubuse niba warangiye kwiga ukaba yicaye iwanyu uri kwinjiza uri kwinjiza kwinjiza iki nyine nibyo nshaka kumenya. hari amafaranga ufite? Ntayo mfite. Urakoze cyane. None se nimba uzi neza ko n'amafaranga afite hano haciye umuntu tukamutuburira fone bwa mbere tukamutubura hagacundi tugatuburira kabiri uza amafaranga wari umaze gufata mu ntoki zawe agahe kariyo nkubaza fata iyo telefone yawe usitaje ihagaze 20 aka kanya tuvugana. None se ubwo nufata telefone nk'eshatu z'abantu baciyanga telefone 3 30 buri muntu uzihe nirimo buri gingana. Ako bro sinzi nawe ubitekerezo ufite. Ahubwo mani wende ngende ukumva uyu uracyatekereza by'abana ubwo rero ukitwaza ngo wari reka nkubwire wari wambare ipingu ntacyo mbwira wari wambare ipingu nyine kuryambara ni rimwe no kukuvamo n'irindi uremera uwo mushinga tuwukore ntabwo ubyemera bro umushinga rero nari ariko bikena ushaka kugira ngo banze ndakaze mu gihe narifashe umwanzuro narigiye kwigenda. Wari se karebye navugaga guhera mu gitondo sinzi ibintu warorimo amani ibihe nyine ibi ngiye mfasha ubimfashemo ngiye kwicara mu rugo niba ngura ngo byananiye menya ko byananiye mpangisha gahunda ukuntu zimeze none bigiye kugenda sasa reka je byakemutse wallahi ubu ngubu ugiye hanze kwiga Imana ishimwe kabisa ubu wagiye kabisa ugiye kwiga ibone nibyo nakubwiye nta kintu ngenge ngora ngo gipe technology rwose kabisa wewe genda wigira mana akiye tukubaze sawa narebe dusubire mu kanya we nsanga hari ngiye niho nibereye sawa narebe kabisa umujeni numvisha ari ibintu byo kujya kwiga meze bite cyane ari gupa namunda burekino mamagara kije aba boss ne reba ikote twambaye urebe n'uyu mugabo bana ukwanga yatukuntu gahunda ihari sibyo uno mujeni amaze imyaka 3 hanze atarasheshe meze bita sa pisto ni neza se she nitwa byivanze she I don't want peace. I want problems always. Byakemutse fresh mani ubu ngubu ngiye kujya ku ishuri ejo mu gitondo. Waiting be this. Jesus. Blood of Jesus. Wansubije kaga phone. No. Dore ngi nani nayifite hafi ahubwo wowe. Genda wiga kabisa reka mazi numva cyabana ababoss bambwira kandi niba uzafate mu bana. Uzi gufata wewe kabisa. Jesus is sana ari turi kumwe wowe. Ikomereje rero. Kuragiye kwiga. Icyo mumbaza ni cyatavugiye hano kandi twese turi kumwe. Kandi yapakiye. Urabishaka? Nawe urabishaka? Ndabishaka cyane ahubwo. None ari kuboreke. Genda ari, je mumbwira ibibazo mufite ariko tutaratina mu magambo. Ngiye kugira ngo ukorere
boro kugira ngo ubashe kuba wajya kwiga. Mu mafone yawe hari application nshyiramo guhera mu gitondo ikansaba ko managera nimugoroba. Urantegera fone yawe nimba ushaka kujya kwiga nawe ntigire yawe. uri kwirirwa ubaza. Imana irakora mbonye umuntu Urakoze. ujya kwishuri nari maze imyaka Ahubwo se wamuretse Ndashaka kwiga mu Bushinwa. Maze igihe kintu cyo kwiga kugira ngo mbashe mbone uko nkora aya application neza. itatu yuzuye. Imyaka Ibiri nganyumvira nkawe ubuse nk'iki gihe cyose wamaze uzikora kuba urangije amashuri yose. Uzura mutunganye. Wongeye cyangwa Mutaninije mu magambo ahubwo mwebwe muzandebe nko kuwa gatanu sawa. naba naje gukora application. Ciao wallahi. Sawa. Rero neza vya ku mudugudu wose. Turi kumwe. Sasa rero ugiye gusarwa turi kumwe. Sawa sawa. Sana ripa. Narabibabwiye rwose umushinga wanjye nahisemo ntabwo uzampfira ubusa kandi ndabizi neza. Ubu se nimba mfashe 60 by'aka kanya muri tutayenze. Ubu none ni mari saa yose ntabwo mfata miliyoni. Ndabizi neza biri bwampire birampira kabisa. Oya we naribi ngiye naribi. We naribi we ngwino bana ngiye urabizi kandi sinjya ninze ahubwo we ikintu cyako kukubwira ni iki. Nimba byarize wagiye kwiga oya se kandi sha wallahi none byaba ari byiza kabisa ariko njye nabi kubwiye nta kintu njye nkora ngo gitinde ahubwo wowe ntabwo wajya kwiga wambeshaga ni mu gitondo ngwino ndebe noneho undare n'abandi bakiriya urakora biko birimo birarya kabona ari we banguka ahubwo wowe kambanze nitabona mu rukandi ndi muri ya marande dukunda guhurira sha sabona ari bikabisa muhungu banguka shaka Wina karibonye itsoka hariya mana nese ibintu byinshi by'amashuri n'ibiki y'amashuri amashuri Kristo. meza Bita se umuhungu. abashehe Cyane neza kabisa. Ase warubizi hano ejo mu gitondo Amerika reka byariye kwiga amashuri byariye ahubwo man genda nagushimira kuba warabenshishirije ariko narakubwenge ntacyo njya nkora ngo gitinde bro no ahubwo wowe na paki urakoze cyane ahubwo wowe mfasha kuno nagira ngo numve n'ukuntu umeze wowe genda wiga kandi uzafate bro uzafate ibyo bintu byo kujya kwiga muri Amerika birasaba iki ngo nanjye ngeje birasaba iki kandi wabibonye wewe kuvuga ati kuba wambonye wewe byakemutse ikintu bisaba ni iki ngiki urantegera telefone yawe telefone ibyo nabyo telefone kuba ma telefone akubwiye ibyo nshaka kuyikoresha wabuze ngiye kuyikoresha yewe cyambere okay dore ibyo nibyo nashaka kukubwira ngiye gushyiramo porogaramu kandi gushyiramo porogaramu biransaba umunsi wose ngiye kwitara mu rugo noneho ndahera mu gitondo nishyiramo ngiye nimugoroba wowe uzaza kundeba ejo muri fone yawe akira nkomeze ahubwo ejo ni umunsi w'ejo ejo nzamenya ko nzajya muri sawa turi kumwe sawa narabivuze ariko ngiye narabivuze uyu mushinga ntabwo uzampfira ubusa kuko aya si 90 cyamukanya araba miliyoni ahubwo we n'abandi nibaza kabisa kuko ntabwo nahisemo na wowe ndaje we banguka tubanguka hari binyetse ngiye ndaje mu mazi kwitegura ndaje nta kibazo urumva n'imite ngiye mubwireho nari bito byawe none ikibazo ko ndebe zangameze rero kamubwire wa musore jewe mberutse kunyura hano sangara bafite batatu bari mu kapisto ngo na sehe ni bari na mubi baba we ibintu bankoreye yagenze gute nabahaye telefone yanjye bambwira ngo bari bujye kunshyiramo application ngo nzajye kwiga muri Amerika cyangwa nabo bari bagiye kwiga muri Amerika kudatekereza cyane baragutubura ugafata telefone ukahereza ngo umuntu ngo ngayijyane barambwiye baramyemeza neza uburyo bapakinze bajye kujya kwiga muri Amerika nanjye mba ndayibahaye kuko nshaka kujya none ikibazo akubwiye ko atuye yambwiye de nabonye asuka muri iki gipangu niba ari iwabo wandangira pe Ndetse hano iwacu njyewe hano iwacu usanga ni hatashemo ubuvuzi mwana se baba we akumiro n'ikorosi byanyana reka mubwire ntekereza kuri bibu ukabona batubuze utekereje neza ugenda Kasongo uvuga ko uri kubwenge bapara n'ubwenge we babari mfashe merekeze kuko nawe n'ubwo muhugu kareka ngenge ku muntu bita Claude akumiro araka se baba tasa we mbuza n'uburyo ntabwo oya ntabwo mutekereza akumiro nawe ugufata ngo umuntu ngo ugenda merekeze no Technology. ntabwo umugore wanjye ntabwo uzi ko
urumva mfasha nk'umuntu njyewe uriye mu icyo mwaka njyewe uranyobuje Wetin be this? Wetin be this? Wetin be this? Jesus. aha ni wacu Blood of Jesus. Blood of Jesus. kujyana ingemu hari ikindi ubu ko kwanze kumerekeza genda ariko mva uruhande ubu ko kwamerekeza wagiye ariko wa munyarwanda nguri muri amategeko Wetin be this? Wetin be this? Wetin be this? Jesus